kwiyakira byo ntabwo bikunda n'ubu waba uri mw'ubu buzima ukerekana ko wiyakiriye nicyo uba wumva nyine bwakeye, ntabwo bwakeye nyine ni gutyo gusa, nabwo bukeye hamana. nkicarana nabo nk'aha mu rutoki ku nzira, nta muntu wamenya ngo mwicaye ahangaha bari mu ikayi ndi kubamurikira n'agatoroshi. ubwo n'uwaduhitagaho yenda yibazaga ko ndi gufasha abana banjye ngo bakore tide, ako si ko mu by'ukuri abo bana baga bari gukora tide 2 z'ijoro mu rutoki. 2 z'ijoro mfata umwanzuro wo kwiyahura. kuki uri gushaka kwiyahura guteza abana umubabaro? ndavuga si ibyo bintu wabikwiye kumva umwana niwe wagiye kuri TV wanjye, mpita mbona ko umwana wanjye afite intimba irenze uko mbitekereza. ntabwo nisa, ntabwo yanyaka ikayi ngo mubwire ngo ntayo, kandi ndabizi ko nta n'ugenda ndi buyikure. ntabwo namubwira ngo ntayo. nimba abantu batagutabara uri muzima, reka mfe bano bana bazaba bari gusa nk'abitangira. yego wihangane. ndavuga ntibyanga bikunda mpfuye. hari ababoneka ko aba bana nanakora ikiziriko nkibika ahantu inyuma hariya y'akabati. ntabwo nzi umuntu wiboheye ikiziriko. yego ntabwo nzi umuntu wakihakuye, ariko ntekereza ko ari aba bana, ari nayo mpamvu 2009 bishyira na 10 ibintu byatangiye kuba bimeze nabi mu rugo, ndetse ni nabwo yadutaye mu nzu umugabo. yego basenyiza abapangayi gusa. wihangane. iyo ndimo nabwo bahise urimo. yego umuntu wari uri ngo guteraho imashini azita igisambu aho hantu harimo umuryango, uramenye rwose tubabarire. ubu ni umumama mutamwiciramo. nabyita ko windushyi. byite gutyo windushyi utaryama, ukora amanywa n'ijoro. sinaryamye, amanywa n'ijoro. naryamye kuva 2010 kugeza 2018. 2010 kugera 2018 ko natangiye kubaka. ndetse amatafari yacyubatse yatangiye kubaka bwa mbere. yego kugira ngo ngere ku nzu y'ibyumba 2 na saro. narayibumbiye, ariko mvugiye yenda rimwe muri rusange aho hantu nimba barampaga yenda miliyoni 35 40. ko ibintu haraniye imyaka 13 utaryama, uri umugore ufite abana, ari ibintu wigejejeho byavuye mu mbaraga zawe, kubibura kubyakira ntabwo ari ibintu biba byoroshye. nagiye ku murenge, nagiye ku mujyi wa Kigali, nagiye perezidansi, nagiye ntacyo ntakoze. no muri perezidansi wagiyeyo? nagiyeyo. barakwakira? icyo gihe ngewe urumva iyo njyayo nari nzi ko ndi bubone perezida, kandi kubera ko mba nzi ko nibumubone mba nzi ko ibi bintu byose ndi buveyo yabikemura. siko se wowe ugiye kumureba siko watekereza. umwana ugiye kureba umubyeyi cyangwa se umwana icyo yatse umubyeyi abazi ko kiboneka. nzanarara hanze, ntabwo nari mbizi ko nzarara hanze. nari nzi ko ngiye kwa perezida rwose biri buveyo, ariko ntaba hari abari muri rwinshi, yenda abafite n'ahari atari naho hafi. nagezeyo rero baranyakiriye, numva ngiye nagiye nzi ko ari perezida nyine. nakirwa n'abandi, numva barambwira bati reka itaba ino telefone. nkitaba telefone rero nahinze umushyitsi, ndiruhutsa mu mutima, ntubu niwe tuvuganye. ariko numva siwe. usanga ari inde bagwaye? ndanamubwira ni papa. mwari mwarasezeranye byemewe n'amategeko? oya, ntabwo twari twarasezeranye byemewe n'amategeko. ariko nyine nuko yagiye, ntabwo nzi uko yagiye. urumva ni n'umukongomani, akenshi yabaga ari hakurya, ubundi nyine urumva ntabwo nakomeje gukurikirana ubuzima bwiwe cyane.
ubwo nuko nyine naje kwisanga ndi papa na mama. bivuze ngo umugabo mwashakanye Yego. yari ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu buryo bwo gushaka ubuzima. Yego. Ariko ahora yambuka n'ubundi agaruka. urumva nyine yajyaga nko hakurya n'ubundi agiye gusura famiye. Yego. Ubwo rero nyuma aza kuduta mu nzu arigendera. Inzu akomeza no kuba i Kigali kuko n'abo bashiki be hari mushiki we twabaga turi kuvugana nyine yabaga hari nanjye naramubonaga. Yego. Ni kwa kundi abagabo nyine baturugo ntabwo ari ukuvuga ngo nta kazi. Yego. Yego. Ari umuntu udukurikiye nagira ngo se dusobanura umuntu yumve neza. Ari umuntu ushobora kumva ngo umugabo yataye urugo, ariko guta urugo ni ikintu kiba gikomeye. Hari igihe haba harimo amakimbirane cyangwa se ugasanga umwe muri mwebwe yarananiye undi. Kugira intandaro yo kugira ngo umugabo agusige mumaze kubyarana abana 3, nibo mwe mumaze kubyarana. Yego, ni abana 3 abagutane, umva ni ikintu kiba gikomeye. Ko byagenda kose ntago muba mubanye neza. Intandaro yo gutandukana niye? Urumva urebye nta kintu kinini ngewe navuga twapfuye. Ntacyo nabonaga. Yego. Nashidutse yagiye ku buryo najyaga no kumuregera famiye nkamase ni iki bimeze gute nyine kugira ngo menye ni iki cyabaye cyangwa se byatewe n'iki. Ni ukuri ntago yajyaga ambwira ngo yenda byatewe n'iki. Urumva noneho nari mfite ubuzima bw'urugo. Urumva maze kugenda nyine ibintu birahinduka. Nkibaza abana bazabaho gute. Yego. Nkasanga bene wabo cyangwa se abo bakorana mu kazi nkababwira ntago nzi impamvu, ariko nkabona n'ubundi ntakeneye kutwitaho. Yego. Mfata umwanzuro ndavuga nta kundi kuntu byagenda, ndamureka ngo ntangira ubundi buzima bushya bugoranye. Urabyumva nk'umugore n'ufite inkurikirane 3 ntabwo byari byoroshye. Ni ibintu bikakaye. Ndagerageza nakoze akazi gatandukanye gaciritse kuko nta diplome nari mfite, nafite amashuri atarangejeje kuri diplome. Yego. Ndagerageza nyine ka kazi kose gaciriritse, igisekirite, nkakora ijoro, nkacuruza ku manywa. Nawe urabyumva. Ninjoro ugakora igisekirite? Nakoze igisekirite. Ku manywa ugakora iki? Guhera 2010. Nakoraga igisekirite nijoro. Yego. Ku manywa nkashakisha kuko 30,000 na bingahe bahembaga mu gisekirite ntago byari gutunga abana. Yego, abana 3 nawe. Abana 3 nanjye. Noneho sinzi Imana uko igiye bigenza uko nabaga mfite abo bana. Nabonaga n'abandi ku ruhande kandi bandeba. Ufite abana 3 mu rugo, ugasanga nk'iwanjye hari abantu nka 7. Urumva nyine nagombaga gushyiramo imbaraga cyane. Yego. Ku manywa wakoraga iki? Ku manywa urumva naracuruzaga, nakoraga igisekirite nijoro. Hari umuntu mpembwa bwa mbere. Yego. Narahembwe mamagara undi muntu ndamubwira sha wamfashije ukampa 10,000. Yarabimpaye. Wongera kuri bya 30. Yandi nahembwe. Mbwira umuntu aramfasha anyereka uko barangura inkweto. Numva sinari mbisobanukiwe. Yego. Nuko natangiye gucuruza inkweto. Nkajya ncuruza inkweto ku manywa n'injoro. Yego. Ukajya mu gisekirite. Uzima rero ndabusunika 2010, 2011 na 2 ngura ikibanza. Uzengo na hahandi mwabaga mwarakodeshaga? Ahantu nyine yari yadusize twarakodeshaga. Yego. Ubwo urumva ubuzima bwari bukakaye. Nkeneye abana ko barya. Yego, bakaniga. Nkeneye ko abana abajya muri gardienne batangira gardienne. Yego. Sinumvaga ko nimba umugabo ansize ngomba kurekera iyo cyane ko nanga gusuzugurwa. Nyine numvaga mfite bitewe iyo namurebaga amagambo yambwiraga numvaga nubwo ari mabi ahubwo nteye imbaraga zo kuba nyine zo gukora
ubwo birumvikana ko uko byagenda kose yababwiraga ko ari we wari ubatunze. yavugaga amagambo kuyavuga bijya nyine mba sinzi byatumye gusa yampaye imbaraga zo gukora. ndavuga ko biri kose byanga bikunda ngomba kugerageza aba bana bakazagira abo baba. Yego. ubwo urabyumva 2012 nakugurumva natangiye njya mu dutsinda ndetse ntangira no kujya muri banki. urumva natangiye banki ngewe itsinda rimwe 20,000. itsinda ari 20,000 banki mu matsinda utanga bisanzwe. Yego. yenda yo mu masoko ariko banki ibaza aho banki kuguriza 20,000. 20,000. Yego. ubwo nari maze kubona ikibanza kuko umunsi ngura ikibanza naguze n'urugi uwo munsi. Waguze n'iki? N'urugi. Waguze ikibanza bitangura n'urugi mu mafaranga ukuye muri za nkweto ndetse n'akazi kirondo kwa. Yego. urumva rero ubwo nibwo ubuzima bwatangiye ndavuga ubwo mbonye ikibanza. Wow. ubwo icyo gihe ikibanza wakiguze angahe? icyo gihe ikibanza nakiguze 300,000. 300 y'icyo gihe 2012. Yego. nakiguze 300,000 ariko ngenda nongeraho ubwo cyari gito. Yego. ariko nyuma ngenda nongeraho. ni kumugura ikibanza ejo ukongeraho kuba mwegeranye. ugashyira indi metero gutyo. nuko naguze ikibanza. Agana ubwo wakiguze ubwagana muri Rukeri. muri Gisozi n'ubundi? muri Gisozi muri Rukeri. Yego. Yego. ubwo urumva rero nyuma maze kubona ikibanza navuze wow. Yego. byanga bikunda ubu noneho ubuzima buri ko buraza kugerageza byibura. Yego. nkava mu nzu y'abandi. ntera intambwe njya kumureba umugabo. Yego. ndamubwira ko naguze ikibanza waje tukacyubaka tugashaka aho abana bazaba. wirengagije ya magambo yose yakubwiye? ntabwo byakunze. yambwiye nabwo ibintu kwakira kugira ngo byonyine mvaho nari musanze ntera intambwe nsubira inyuma ntahe. nashe nkuhinda umushyitsi ndavuga se iyo umuntu nkora mbwira ikintu ntiyumve ukitwara gutya isazi ko yabyaye umuryango waba azi ko yabyaye azi uze kwihangana uri kubyumva. ndataha. Yego. ubwo mba mfashe ikimini Kayonza nuko natangiye kubaka. ndetse amatafari yacyubatse yatangiye kubaka bwa mbere. Yego. kugira ngo ngere ku nzu y'ibyumba 2 na salo. narayibumbiye. wibumbiye amatafari? yewe narayibumbiye nkajya nguzanya n'undi mama abonye ko ndi kubumba arambwira ati watse tukajya tuguzanya. ubwo ni inkarakara abantu ni inkarakara urabyumva. nkajya nguzanya n'umumama bita mama niyo nkuru n'umukecuru wundi wari uhari. Yego. byibura ku munsi tukabumba 300. ubwo akaba yanjye ejo tukabumba truwasa akaba ya mama niyo nkuru ejo tukabumba truwasa akaba ya kaka gutyo. ngize amahirwe mbonaho kuba. kazi se kurumva nibyo ninjoro ukora akazi k'igisekirite ku manywa nk'uko wabimbwite nari naragiye mu kuba nacuruza inkweto. iyo mirimo yose wayihuzaga gute? hari ukuntu najyaga nko kuruhuha byarimaga kuwa kabiri za Bugesera. za Bugesera. najya nko kuruhuha ugasanga inkweto yenda nazicuruza izo najyaye nazimaze. bivuze ngo we ntiwakoreraga n'ubundi Kigali? oya ntabwo nakoreraga i Kigali kuzunguza ndinya gufungwa ntabwo nari kuzunguza ngo bikunde. numvaga baramutse bamfashe rimwe. Yego. impinja zanjye nahoraga mfite ikikango. nahoraga mfite ikikango abana banjye ndi kurwanirira bamfunze byagenda gute. Yego. nibwo nafashe umwanzuro ndavuga nubwo ngiye mu bucuruzi ntabwo nzacururiza i Kigali nzunguza kuko nta bushobozi mfite bwo gushaka ikibanza mu mashopu. ntabwo byari gukunda. ahubwo ngiye najyaga mu ntara. aho ryaremye hose. za Kanombe
iburasirazuba za Kayonza mu Bugesera Inyamata urabizi amasoko ararema guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Yego. Urumva rero iyo nabonaga hari ukuntu byagenze nkaba ntabona imari nshaka kujyana muri iryo soko, uwo munsi sinakoraga. Ku manywa nyine sinanaryamaga, ubwo nahitaga mbwira ba bantu ntitubombe. Yego. Rikumva ku buryo nashakaga iminsi 2 mu cyumweru yo kugira ngo ubombe. Nkazinduka yenda nkajya kurangura, simpite njya mu isoko nkabandi nzaremera igejo. Yego. Nkahita mbumba. Uri kubyumva nyine gahunda twabaga tuyiziranyeho nk'abantu bari kwifasha. Yego. Ubwo nibwo buzima natangiye rero bwo kubona aho abana baba. Ndahabona, urumva natangiriye ku mabati nyine make ariko birakunda. Yego. Biza ubwo mpita noneho ntangira kujya muri credit. Ubwo mbonye ikibanza. Yego. Noneho mfite icyangombwa cyatuma mbona aho kuba inguzanyo. Yego. Nk'abandi. Ubwo ntangira kujya mu nguzanyo, ndakora inguzanyo bakayima nkayishyura, nyumva ku 50 kuri 20, ngera kuri 50, ngera ku 100, ngera kuri 100, ngera kuri 300. Umva ntabwo najyanaga nge mu bucuruzi. Mu bucuruzi nge najyanaga amafaranga yanjye. Yego. Ariko inguzanyo nayubakaga inzu. Uko nafashe inguzanyo nkubaka inzu. Ari kushyiramo abakozi bakaza bagakora. Yego. Nkubaka inzu. Urumva rero bwari ubuzima buremereye. Kandi uko ndi gushakaho kuba nshyiraho akabapangayi inyuma, maze kubona aho kuba, urumva nashakaga nuko umwana agomba kwiga. Pangayi tubanze turangize iyo ya mbere. Kurumva nibyo uri gukora. Yego. Inkarakara uraziyubakiye ufatanije n'abandi ba mama. Ugezeho ujya muri banki waka credit. Yego. Guhuza ibyo bintu, kwishyurira abana ishuri, kurya, ubuzima bwa buri munsi, urumva ni ibintu bigoye. Wabihuzaga gute? Urumva nimba naremye isoko rya Kayonza. Yego. Nkaba nzi yuko nungutse ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa 15. Icyo gihe igishoro cyo sinyibara kuko mbara inyungu. Nkaba nzi ko nzishyura banke ibihumbi, tuvuge nimba 15. Yego. Nkaba nzi ko nzishyura banke y'abandi ibihumbi 7,500 n'urugero, bitewe nayo nafashe mu cyumweru. Yego. Ubwo urumva nakoreshaga uburyo ndi bukureho byibura 5 uwo munsi nkabika byo kuzishyura inguzanyo. Nkazana igitoki hariya Kayonza, namara gucuruza inkweto nkatahana igitoki n'urugero. Yego. Cyangwa se nkatahana ibirayi, bya bindi biba byasigaye biri kugura make. Nkabitahana. Umucuruzi wabaguze bizi mu isoko. Umucuruzi, abacuruzi iyo bari gucuruza nk'abantu bacuruza imyenda, inkweto, barababwira ati twazanye ibya make n'urugero. Nuko buryo nabihuzaga. Uri kumva iyo nabaga nafasha kamina. Yego. Ko mu isoko noneho hari igihe byabaga ngombwa nkakuraho ya nishyura banki. Yego. Nkakuraho Minerivare. Ubwo nkakomeza ubuzima. Bisobanuye ko aho hose wagenda gurema amasoko, ariko wagenda guhagira inshuti kandi uhafite n'ikimina. Yego. Nta soko niri na rimwe. Yego. Haba mu Busanza, haba hehe n'umurindi wari ugihari, haba he hose twabaga dufitemo ibimina. Ukajya mu cyama cyari kukaba ukihafite. Yewe, kikaba igihumbi ariko ukamenya ko gitanga. Na 500 na turuwasi. Yewe. Warayatangaga ariko ukaba ukihafite. Yego. Urumva bwari ubuzima nyine burebure, ariko nyine umuntu afite intego. Avuga sinzasabe, sinzabeho nabi, cyangwa cyane abana. Umuntu abatekereza ku bana. Uvuga uti umwana wanjye atazabura ishuri. Tayari abantu bahita babona bati umwana w'umugore ntiyakwiga. Yego. Yenda banyihanganire si bose, ariko hari abantu baba baraho barekereje. Yego. Umwana w'umugore ntabwo yakwiga, uri kubyumva. Nkahora numva nyine ibyo bintu ntabishaka. Yego. Mu buzima bw'abana banjye.
ni mw'ubwo buryo rero nabonye aho kuba ndanabihuza n'amabanke kandi nta banke nigeze mbana nayo nabi. Inzu ubwo wayishoje iguhagaza ngahe? Ibyo inzu y'ibyumba 2 na saro? Ntago ari 2 na saro, narongereye ako kwari gutangira nyine iyo yo gutangira bwa mbere kugira ngo uvuge ngo fashe famille noneho tuvuye mu bukode. Ntago nayigiyemo ifite ibyumba 2 na saro, nayigiyemo ari chambrette ari gutya iki gisare nyine. Bivuze ngo wabanje kubaka chambrette? Urumva nubatse inzu hurutuye ariko wayicamo icyumba. Urumva ari nini nyine, yari nini ariko wayicamo icyumba. Ukavuga ati reka fata agace kamwe nkakorere wenda byibuze karangire tuba ariho tuba twihengetse. Ntabwo nayigiyemo ari ibyo byumba bingana gutyo, wapi nayigiyemo ari inzu nk'iyi nyine nka gutya cy'icyumba. Ari igisaro, ari inzu nini ariko hari agace kamwe wavuze tereka mbe ariko fata ibintu nari mfite mu nzu bibitsa ku mupapa n'umumama umwe barabimbikira njyana igitanda na mari y'abana gusa. Ubwo urumva nyine nkomeza mbaho gutyo. Inzu rero naje kuyuzuza, urumva nagiye nubakaho icyumba nongeraho icyumba nongeraho 2 gutyo igera ku byumba 5 na saro. Niyo nabagamo. Yego, byumba 5 na saro. 5 na saro ubikuye mu mbaraga zawe? Yego, ni njyewe niyo nabagamo, ifite na korodoro nini irimo igikoni kuko watekaga ureba muri saro ariko ari korodoro ihuza ibyumba, hakabamo rero n'igikoni cyubatsemo. Urumva rero watekaga ureba umuntu wo muri saro. Nk'umumama ni ikintu gikomeye kandi urumva ni inzira igoye cyane, ni inzira ikakaye kuba mu mbaraga z'umugore kugira ngo uzakore ugere ku nzu y'ibyumba 5 na saro, ufite abantu urihirira ishuri, ufite ndetse n'abo bandi nk'uko wambwiye ati muri ubwo buzima nta na rimwe nigeze mbura abantu mu rugo kandi bakarya. Twabyaranye abana 3 ariko Imana impa abandi bana, nta mwana nigeze nanga kwakira mu rugo. Ni ikintu gikomeye cyane kumva ngo wageze kuri iyo nzu nta zangeso mbi wagiyemo, nta wibye ntaki. Ni ikintu gikomeye cyane. Nagiye mbona abamama benshi bangirika, ukabona umumama nyine ibibazo bimubayeho gutyo, yakwinjira mu nzira zindi kabyara, ejo akabyara, ejo bundi akabyara, na babandi ba mbere ntabwo ubasha kubarera, nabo wabyaye ntabwo bikunda kubarera. Urumva ni iyo utemeye icyiza kiva mu buribwe, niko ngiye mbitekereza. Mbona icyiza kiva mu buribwe. Kanga inzira waciyemo uko byagenda kose kwereka iyo ufite ubwenge aho ugomba kujya. Ntabwo mbizi ko ari ubwenge ariko niko mbyumva. Ntabwo mbizi ko yenda ari ubwenge ariko niko mbyumva. Kuko nimba ufite abana mu buryo bugoranye ukabyara abandi mu buryo bugoranye, kame muje kubababaza nawe utisize. Sibyo, ntekereza ko abana iyo banakuze batariho neza nyine basi 50% batayifite, ntekereza ko abo bana baba bafite uburibwe. Ntekereza ko baba bafite uburibwe, niko mbitekereza. Rero urumva nabiciyemo nyuma yenda y'ibyo nza kugerageza nshyiraho n'andi mazu kugira ngo noneho nyine nubake mve muri bwa buribwe bwo gukora akazi ka buri munsi ntaruhuka. Utaragera ku zindi byibuze inzu y'ibyumba 5 na saro kugira ngo iba yuzuye neza na finissage wayisoje yaguhagaza amafaranga ngayo? Urumva ntabwo nahise nsa nk'ugira bya byumba. Urumva yanzu yose nahise nshama imiryango, uri kubyumva. Nkafata nimba iyi nzu imeze gutya kiriya cyumba nkahita nyicamo umuryango, nkahita nshyiramo umupangayi, nkahita ncamo inzu hepfo nkahita nshyiramo umupangayi, uri kubyumva. Wewe wigumira? Nigumira muri bya bindenda 2 na saro. Naje kuyihuza nyuma maze koroherwa, ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza maze kubona iz'abapangayi, maze kubona mvuga ngo byibura aya mafaranga arinjira. Mbona minerivare z'abana uko numva byagakwiriye kuba bimeze, bararya uko byagakwiriye kuba uko mbyumva. Noneho ndabana noneho twaba mu nzu nini.
hari umuntu ushobora kuba yadukurikira ariko ntasobanukirwe neza kuko twatangiriye ku rugendo rw'ikibanza cy'ibihumbi 300 ariko wumve neza ko uko nk'uko wabivuze wagendaga wongera urumva ntabwo nzi ko nabasha kubibara ngo kuko nubakaga gake ariko mvugiye yenda rimwe muri rusange aho hantu nimba barampaga yenda miliyoni 35 40 uri kubyumva miliyoni 40 ibyo nashyizeho noneho ubwo ibyo nashyizeho nibyo bifite agaciro kurusha yenda ikibanza yego ubu urumva nimba naringeze ku rwego bampa izo miliyoni ni nyinshi kameme miliyoni 40 nkanjye wahereye ku ijana hariya hasi zivuye mu mbaraga z'umugore nabyita ko windushyi byite gutyo kuko utaryama ukora amanywa n'ijoro sinaryamye amanywa n'ijoro naryamye kuva 2010 kugeza 2018 2010 kugera 2018 koze ijoro nakoraga ijoro yego saa 11 tubare wenda wihengetse minota 10 cyangwa 20 nabyo ntibyashobokaga ntago navagayo saa 11 navagayo saa 12 maze gutanga igitabo nyihaye umuntu ugomba kunsimbura kandi umweretse ko ibyaraye byose bakoze nta kibazo gihari noneho ahantu nabaga ndi gukorera njye akenshi nakundaga kuba ndi gukorera ku bitaro nta kuryama ambulance ziba zisohoka zigira indembe nawe urabyumva cyane nakoreye Muhima hariya yego ahandi nakoreye ni ku iposita mu mujyi ntabwo rero uryama bisaba guhora usirikira yego ntabwo bishoboka kuryama nta byo kuvuga ngo uragenda kare ugomba gutegereza umuntu uri bugusimbure ibyo bintu uri kubyumva urumva rero bwari ubuzima bukakaye hahandi ushobora no kunanirwa kurya kuko iyo ufite umunaniro mwinshi kurya ntibikunda yego urumva rero bwari ubuzima buremereye n'inshingano kandi ari wowe izo nshingano zose zizareba ari wowe zireba hari igihe ukamenya umwana yize ukamenya umwana ese ku ishuri bimeze guto ujya kureba mwarimu nyine ukamenya bya bindi byose umubyeyi akenewe ku mwana yego dukomeje urumva ati inzu ibyumba 5 mbigezeho yego ya nzu yose ngeze mu gihe cyo kuba nayihuza ngise hari niza abapangayi yego nageze igihe bari kumpa miliyoni 40 yego akazi se waje kukareka ko gucuruza inkweto caguwa zisa nkaho zicitse nibwo nashe nkuzihagarika ubwo 2000 na kangahe ubwo 2016 ngira ngo na 6 na 5 gutyo ngira ngo 2016 yego nibwo nashe nkuhagarika inkweto yego urumva ntangira kujya mu bindi kuzunguza ubunyobwa nyine njya mu bindi bintu ujya mu kuzunguza ubunyobwa ufite inzu y'ibyumba binga cyane kuba ko nari nkeneye amafaranga kandi ntabwo inzu yireba gusa ukeneye ibindi bintu byo gushyiraho ukeneye ibindi bintu byo gukora ukeneye andi mabati yego nagombaga rero kujya mu bindi nimba inkweto byanze nagombaga kujya mu bindi ufite n'abapangayi mu nzu yes kuko hari ibindi nari nkeneye hari umuntu ushobora kubyumva ntiyumve icyo kintu agomba kucyumva kubera ko ntabwo amafaranga aba mu nkweto gusa yego binashoboka na toilette wayikoropa hakava amafaranga yego binashoboka Imana ikaguhaye ka toilette wagakora kugira ngo kira gihumbo kikure ku mukire kwa kadashoboye kuyikoropa igihumbo gikure ku mukire kize gisanga yandi y'abapangayi cyane yego kiveyo kuko abapangayi ukeneyemo ko hazavamo credit kwishyura credit kuko za nzu wazubatse neza ngo uzigire isuku kugira ngo amapangayi azaguha amafaranga yavuye arakenewe ayo mafaranga yose arakenewe yego niyo mpamvu rero maze kureka ibyo nagiye mu bindi ujya mu kuzunguza ubunyobwa yes ukubona abazunguza muntu batanga ku kayiko ati mbonjya naragendaga nkagura ubunyobwa bwinshi Nyabugogo yego nkabushesha
noneho nkazunguza wowe mu wacuruzaga mabutike ubunyobwa bw'ifu. yego ubwo wowe wararanguzaga muri make. ubwo ni nyuma y'inkweto. Yego ubwo nagira ngo dusobanure neza uko naringize ngo wahise ujya kugira ubunyobwa. Hari ukuntu tujya bano bantu twita bakanyabunyobwa ati mbonja mpubwijana mpubwaveni bivuze ngo bwari ubw'ifu noneho bwo guteka mu isosi. wowe wavuye mu nkweto nyuma y'uko waciwe caguwa. Yego uhita ujya mu kuba wenda ukajya ugenda ukarangura nk'umufuka w'ubunyobwa yego bwumye wa kilo 100 ukawushesha ukajya ugenda utanga mu mabutike. wenda hari ugenda ugasigira ibiro veni senkani, hari n'ubufatira rimwe. yego hari n'ukubwira ati ndabushaka, hari n'ushaka ibiro guhamagara ati ndashaka ibiro senkani, hari nyine gukora. Iyo ufite igishoro urakora, iyo ufite uko ubigenza urakora. Yego nibwo buryo navuye mu nkweto njya mu bindi. ubu ugiye mu bunyobwa. Yego ubwo rero 2017 ndwara umunaniro ukabije nta malaria nari mfite, nta kintu nari mfite kuko nari suzumishije Kacyiru bihagije. narwaye umunaniro ukabije 2017. Yego nibwo nanditse nsezeye ntibabyumva. Usezeye kuri ka kazi k'igisekirite. barambwira ati Alex yawe ya ntabyo gusezera. ndavuga se ko ndwaye. urarwaye ariko ntabwo byakunda. nandika ibaruwa ndayifite. ntabwo nigeze nyita. nandika ibaruwa isaba uruhushya. ubwo mpagarika akazi gutyo kuko numvaga nyine ngiye gupfa, ariko reka no kubyita ko nari ngiye gupfa, ahubwo nari norohewemo. numva nari maze kugira aho kuba faranga rukuntu mfite uburyo abana biga. mfite urumva bari batangiye noneho no gukura, batangiye no kujya segonderi. uri kubyumva. Yego nuko rero akazi kizamu cyangwa se kirondo nagahagaritse. Yego avuga uti nyuma y'imbaraga natakaje kuva 2010 yego nirwanaho umugabo ntaye akantana abana batoya b'impinja kuko urumva gatoya kari gafite amezi 4. ubu ngo bagize imyaka 17 yego urumva n'abana bato cyane bose bakiri batoya. kuva kuri icyo gihe uri kwihigira utaryama amanywa n'ijoro uri gukora uharanira iterambere ryawe ndetse ubundi niko byakagenze n'iry'abana. Yego ubu urasezeye. mba ndasezeye. ntabwo nasezeye, nanditse ibaruwa ko nasezeye biranga. byanze nandika ibaruwa isaba uruhushya. Yego nsaba uruhushya. uko nagiye usaba uruhushya nzagaruka. nzagaruka nyine wumva wakuruhushya rw'iminsi mike. kandi numvaga nyine bitari kunkundira. wagiye nka za hene? nagiye nka za hene cyangwa nk'abagesera? oya ntabwo nagiye nk'abagesera kuko ahubwo kuki batagarutse kundeba ngo bambaze ko watse uruhushya n'ugaruke. ni iki kintu cyatumaga se badashaka ko usezera? urumva hari igihe uba ukoranye n'abantu igihe bakabona yenda akazi kawe serivisi ubaha. si ibyo yenda ukabamo. hari igihe bazanaga umukozi ejo akaba bamwirukanye, ntabwo wamenya impamvu bamwirukanye. ejo babandikishije, ariko ntabwo nigeze ngira izo barongo zo kwandikishwa ngo zo kugira gute ngo gutanga amawuda ngo ntuzongera. ntabwo ibyo bintu nigeze mbigira. igihe twahuriraga mu kazi tugahurira foreni, ibyo nabwiwe nyine ni akazi, si akazi se kandi ndashaka amafaranga. n'inzira uri gucamo ukavuga ati ntabwo nakina n'akazi. iyo wagiye mu bintu uzi ibyo urimo nyine ubijyamo. mfite nanone n'icyo uri guharanira. Yego nabaga mfite ikibazo cy'uko abana banjye batagomba kuba hahandi. uravuga ati noneho ubwo nsabye uruhushya ngiye kuruhuka nanjye. Yego ndeke uwo ya minsi nararaga amajoro. ntabwo kwari ukuruhuka ngo ndyame, ahubwo kwari kugira ngo ngerageze nkore ibintu bituma ntanapfa ngo mbasige. urumva narananiwe ku rwego ibitekerezo urabyumva, imbaraga z'umubiri urabyumva. nyine n'ubwo buryo nabuze reka mbe ndetse kimwe nkomeze ibindi.
wenda nijoro njye mbona amasaha make ndyamye uruhuka uze ngo wikomereza akazi n'ubundi ko kwiranguriza ubunyobwa. Yego nakoraga n'utundi kuntu nyine icyo nabonaga cyose naragicuruzaga. ubwo ni 2017 n'8. Yego ubwo n'ubundi na mbere naracuruzaga biguhera 2017 na 2018 gukomeza. Yego urakomeza ubuzima n'ubundi busanzwe bw'amabanke bw'ibiki byose. Icyo gihe bwo wari ukiguza banke nanone cyane n'ubu ngubu bansenyeye mfite n'ubundi kredi. N'ubu mfite kredi yananiye kwishyura kandi abantu nabanye nabo neza urumva nababereye inkondamugayo. Tutaragera kuri icyo cyo gusenyerwa urumva turacyari 2018 ariko tuze kwihutisha ikiganiro tugereho nibyo uri gucuruza ubunyobwa kazi kirondo cyangwa se kizamu wakoraga k'igisekirite ukavuyemo avuze tereka nkomeze nge shaka ibindi wenda nakora ku manywa niyo kitaba kimwe ndanguza ubwo bunyobwa n'utundi tuntu twavamo amafaranga nkukore ariko mparanira iterambere ry'umuryango nkuko wabimbwita nge nari mama nkaba na papa ngo n'ukwipapuka ni mama byose ukabimenya ukabikora. Yego byageze gute kugira ngo hantu geza aho bari kuguha miliyoni 40 bigeraho bijya gusenywa urumva icyo gihe nk'ukuri kuyimbwira iti nagiye nubaka kuko abantu babyumve neza zanzu zavuye ku byumba 5 zirakomeza ziraguka. Yego icyo gihe mujya gusenyerwa hari yari amaze angana ute? Nari mfitemo imiryango ubwo hariho na ya indi nagiye nca kuri ya nzu nini siga inyuma nari mfiteho imiryango 15 ubwo harimo n'uwo mbamo ubwo harimo n'inzu yanjye nyine urakubyumva. Yego ariko nari natse kredi hari izo ndi kuvugura kuyakiremo na bya bintu by'amatoilette yenda mu nzu. Yego urumva hari imiryango 4 igize itarimo abantu mbega. Yego ku buryo uwo munsi banansenyera hari umusore wari wanyishyuye umunyeshuri yari yanyishyuye ambwira ko ejo azayizamo. Namuhamagaye mu gitondo mbona ibintu byabaye fayiti ndamubwira ngwino nguha amafaranga yawe ntayajyana bigenze ute wagira ngo inzu ndayimwambuye. Ndamubwira we ntago nyikwambuye ahubwo bari kudusenyera bigenze ute ntago tubizi ukuntu nyine bigenze bari kudusenyera turi gusenyerwa. Araza nyine musubiza amafaranga yiwe imiryango 15 iguha amafaranga. Yego ariko ubwo urumva 6 niyo yari irimo abantu. Yego kuko indi nari ndi kuyivugurura uri kuvugurura kugira ngo zibari inzu zigezwe. Nari natse kredi ndi kuyivugurura. Kredi yanga ubwo nari mfite kredi nari natse kredi y'700 ariko nari nishyuyeho makeya nsigayemo 440. Yego barabasenyera cyane baradusenyera mbega ni ibintu twagiye kubona tubona birabaye nyine kuko sinjye nyine hari n'abandi bantu. Yego tubona bitugendekeye gutyo iyo twerekerana urabyumva guhera rero uwo munsi ntabwo byigeze bitworohera. Numva uri muri kredi abana ku mashuri numva abana bari bagiye no ku mashuri icyo gihe badusenyera nibwo bari bakijya ku mashuri nta kintu ufite ikintu wacungiraga hari amazu. Numva byari bigoranye